buryo yakuraga mu mujyi ukawumenera mwena waPampe kuwiteka ni umusirimu yo n'abanacana umva ukivuga ngo hari umukecuru warogesheje wari uje warigize nawe niga ngashaka gusimbura uwo nguwo ngo wamugere ku muganga ngo mutaye ng'induba ari tubakubita unyuma nk'umwe kandi ikindi mwabagore mwe kugira ngo abagabo banyu batagomeza guhotera aba bana bato mwibuke mumenye systeme muza n'udushya mu buriri urumva mumenye amaposteri atandukanye sibyo ibyo bintu impamvu umugabo azabona umwana hari akamushegera nuko azi uko namuzamura akaguru kazaza hari umuntu wambwiye ngo gitanga nk'umukongomani nibyo cyangwa se ibyo twakomeje ugezeyo uzi ibintu babakorera ntago mbizi kumbuzi yuko ugiye kubonana n'umugabo kozajya mukora sex ahubwo bahise bagutegeza zambwa zabo icyo kintu mukizi imbwa nyambwa se yes imbwa nyambwa urumva hano ibintu bigeze tugume twirongorerwe n'abintu hani bari kuri kw'Imana yes nyangusuza kanizera kumeze neza rwose mu cyo gitrakanye basraziranyirazo amajyepfo amajyaruguru of course check tu isagazina n'abana kire n'abanyinusura batandukanye mu cyo gitrakanye sibanganye ngutana senye nanga islamiti bakwangurike hey bavuga cyo duhamagare sigiriza ibyo nasenye bimeze tewa waPampe kamugura mbere yo kugira ikintu mbaza abone mwagiye mubaza ni umukobwa ko mbona ari mwiza cyane noneho yandenzeho mwana mukunda kuba ari ngiye mubaza ko hari n'ibyiza tuba turi kumwe mwakabaje guys mumeze fresh se yakomeza ute alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah uzi neza naryo umva mo bebe neza naryo urarize wallahi ndadize imyaka myinshi yo hasi niyo hejuru imyaka ibihe tuzanye mu bihe yes ibihe byiza twagiranye ibihe byiza bigera mu myaka yose yo hasi niyo hejuru kuko si hasi niyo hejuru ibihe byiza byo gukorana n'umuntu ibiganiro muri business ari ukurira mwaye gusobanura ibintu mutanabizi ubundi umuntu mubanye imyaka yose muyibanamo iyo hasi yo hejuru si bukurese bakunda hasi oya imyaka y'ubukuru bukiri mutoya uko ugenda ukurukorana n'iniga nase ubwo nimwakoranye no kuva ku butaka agiye mwumva ikinyarwanda yego mwaye hasi muzamuka twahere ku butaka kizamuka kare kose se wa muswa ikinyarwanda kigora ikinyarwanda kirago no mu bwatwe byabyo nyuma ngo oya kandi mwari mubyanze murabyemeye none tumeze neza turashima Imana abantu nyere buke kudukurikirana muri kumwe na Tony nk'ibisanzwe bakore subscribe comment share kugira ibiganiro bya Tony TV show bisaje bagera umunsi ku munsi ukivuga ibiganiro mama akivuga ibiganiro bimwe birantera imvururu mu mutwe ibiganiro birantera imvururu mu mutwe nahita mugati nkamwishwanye nsigaranye kare nsigaranye umukobwa uri kwa mama urumva nabo nibiganiro n'umukobwa yigisha bizamufasha iki mama tujye kuganira ibyo se ngo ibiganiro ni igice ngo ari ibiganiro ngo wigisha ngo kuri Tony TV kuri Tony TV show kuri Tony TV show ukarisa umugabo urumva ngo gwake umugabo ngo guha umugabo ahubwo ikintu gihari ntimukazagiye mwijijisha ikintu gihari ntimusagiye mwijijisha biriya bintu mukenewe kumenya uko bikorwamo yes abantu babikorera kuzi yes ukuntu abagabo babikorera kuzi cyane zayibibandagasa ukajya nkambara mucikopa nyinshi niyo mpamvu ngomba ko bavira imuzi n'umuzigo nkazingura imizingo ingahe nkabashyira kuri hasi abagabo se bagira imizingo ubwo uzazingura iyawe kugira ngo ubigishe neza yego rero tugomba kubibakorera pe tugara kubiganira byinshi byanyura muri no mihanda urumva muri no mihanda harimo ibintu byinshi Tony muri no mihanda sigamo n'abakobwa benshi barigize iki nk'ibirara ariko navuga ugasanga nanone abahungu b'iki gihe nabo urumva ntabwo bakimenya ko ari abasore bigize nabibirara nabo bigize n'abasaza ugasanga urumva bagiye mu bana bato ariko kuri Tony TV show nawe niyo mpamvu barabura ati wumva yarananiwe kwifata azaze mbimwigishe basi mwigishe na poster agomba gufata yes noneho hari abantu babikora babifite urumva wagiye imbere y'Imana urashyingirwa sibyo ushakana n'umugabo wawe ureka bwa butunzi bw'iwanyu n'amasambu ujya gushaka umugabo
uribaza wasezeranye imbere y'Imana nyirizina abantu bose barasezeranye n'utasezeranye barakurongora bikaryoha urakoze cyane icyo nashaka barabura ko biriya bintu mugomba kubikora uko byagenda kose sibyo nabo barashingiwe butarashingiwe none ugasanga bifitiye inshingano agomba kubikora ntazi ko babikora man ikigore cye sorry kirajya kuryama bakibikorera kikamera ngo kigasinze mbona watwara n'abagabo abandi batangiye kujya wigisha kuna abagabo bazajya babigenza ntuzantwarira umugabo tasiyo umuru wawe ntabwo nzamukoraho ikintu uzagukora nzaguha inama ku buryo batazamuha cyangera inama wamwe ugomba kubidaye umugabo wawe yewe yemaze gukora hari n'abamama batababizi oya murebye mama waPampe katabizi ubu mbonyemo ntuza kutazi gutanga icisha shanze kugitanga mwana shumi aho nisa ndabizi rwose nabiya nisomo nahereye oya ni igice cyose oya uranabeshya ntabwo mbeshya byo kumunwa cyangwa ukavuga ngo uri mukuru ngo urabizi kandi nta dushya uzi mu buzima bwawe urashaka se kuzandongora kugira ngo ubone ko mbeshya oya njyewe nyine ngomba kugwa utunama ngaho hari bivuga wasanga ari byo nazimo ariko ntubwire njyewe ubwira abandi iki cyo kurongora utunyibutsa nanone ikintu ntubabare asuba icyo cyo kurongora mpita nibuka ko yarongoraga abakobwa bagenzi kumubwiye ngo nyama mubwiye naba barese abantu shobonye babaza kandi byose abizi ntabwo byakwabaza kandi byose urabishobora sibyo mu biganiro byinshi twakoranye icyo ni ishyari aho turi ubu ibintu byahinduye isura kivuga unagira gutya ariko ndabona ufite intoki nziza nyine byarahinduye ayayibonye urumva niyo mpamvu niba byarahinduye tugomba kujya muri make ya myaka yashize turi muri ubu tugiye kwinjira muri 2024 bakunzi bica no Kigali News 25 TV show tubifurije umwaka mushya muhire yes ye ko bakunzi bo kuri 25 hari Kigali News 25 Kigali News 25 hano hari umukobwa ufite inyoni mu itako hari umukobwa ufite inyoni mu itako inyoni iri iki kirana umwana hano nabonye inyoni mu itako cyane natwe mbonye inyoni no kurana ifite amababi mani ijya ntugahishe ibyo asubu irahari ngiyi darahigera no gutera kwa zamura gato telefoningo ino nyoni yawe ntugahishe ino nyoni do yakomeje ari byinshi wabona icyo kibazo oya ibyo nabonye nabibonye ariko no kubyerekana abandi hano hari inyoni iguruka igwamo ako nawe arareba impamvu rinete nazizamuye reba none nk'ahantu burya hageze ubu numumanura iki kireke no nyoni igaragaza none kiragombye kuba bimeze gutya bigera gutya umunsi nyine nuko nakoze ikiganiro meze ntibaze byagize ngo bakagira tukagira bataragira ariko kugira ngo byagize abantu bataragira no nyine irabibatanga ikubita baba ibi byo rero bituma abagabo benshi barasenya ingo zabo bakabona umukobwa nk'uyu cyangwa umufemeri nk'uyu urumva bakabata kira cyanasha ugasanga wa mugore mu rugo wa mugore utazi gutanga za keya utazi n'ibyo hakeye umugabo abati shanda jya hariya ariko ubundi burya rero bari abagabo nanjye utayima najya handi ariko kebuni nicyo kintu cyane uzi urukundo ukuntu ruryoha wakintu waba ushonje waba uri umukene waba uri umukire cyangwa byakunda iyo rurimo ruvamo byose wagiye muri paradizo rukavamo byose wifuzaga amen urumva ukuntu umeze ushobora gushiduka no kurwigisha ukumva neza bivanze n'ijambo ry'Imana bakakubwira ati mu gihe ushaka gukarisa umugabo wawe yego impande n'impande ariko wongeraho amena byose bigende neza gira uti amena na amena shite wongewe impande n'impande wavuga uti fata hakurya no hakuno ariko na amena navuga murakoze cyane gayo nguko nagaciyemo muri make byavamo byinshi washite twanabwirije uri umubyeyi wacu nubwo uri mama waPampe batadukurikiye babyumve neza aba ari umumama arumva wa buri umwe wese amaniga yose ari Babiloni abari mama wabo ubwo ni mama w'amaniga yose none wabyumva bana bishaka utanabishaka ababyemera n'abatabyemera byo ni mama pe mu gihe cyawe cya kera mu myaka wenda tutarabaho tutarabaho ubu navukanye nawe tutaravuka njye naravuka mwari mutaravuka navutse mbere yanjye imico y'abana b'abakobwa y'iki gihe cyo n'imvugo z'iki gihe n'abakobwa
reka ubyaje mu itandukaniro wa kintu sera umwana w'umukobwa reba nk'uno umukobwa iyi nyoni afitemo hano nta hatoni ino nyoni irimo hano ntayabagaho iriya nyoni wabonye irimo hano murimo ndani iriya nyoni ntayabagaho urumva ko yabyukaga akajya guhinga kora twigaga amashuri make aringaniye ariko tukamenya guhinga no gukukira inka no guca imyeyo no kubaha ababyeyi ijambo ryiza no guca imyeyo byose noneho ugasanga abakobwa b'iminsi ntabwo bashaka guca imyeyo ntabwo bashaka gukora ikintu kizatuma umugabo we amurongora akishima biriya bifitanye isano no kuba washimisha umugabo wawe ndabeshya mama ariko mu muco ndi kubivuga mu muco wa kera ko baravugaga ngo ni izamu ry'umudamu ntabwo abo bihuriye no kuba washimisha umugabo oya ariko biriya bifite byinshi bishobora kuba wambaye ubusa nka umwenda wabo yes ni umwenda wabo sibyo ariko urumva noneho kuba byambitse na ya indi irimo tayari oya baragoma bakemera ko bavutse gutya egora ndebere ibaze kuguma kuriya arakoze cyane niyo mugomba kubarabura abakobwa bafite akantu nyine bazi n'uko byakabaye kumera abantu batabikunda ngo muri ino minsi nkuko hari abadakunda ni muri ino minsi ariko ntago bazi biryoshye aho biba hari abadakunda ba nyansibura hari n'abadakunda biriya oya nyansibura ariko uriya murage nawe yaradusigiye kuko nawe ubwana yaravuze yakubise nyiransibura yaravuze yakubise hagati y'ikivu aravuga Kongo Rwanda bakubisemo ikivu umupaka aravuga ati Kongo mukubitira aha Rwanda mukubitira ati hose harimo amazi ese mama wenda ku kera wenda ko imyambare nk'ingi wenda umugwaga ko ati ni vision tugezemo ariko asanga vision tugezemo urumva ari ya vision urumva irimo iratuganisha haba ariko tone nge se unambaye gutumbwisha ukuri kamerama ubu koko sinambaye nk'umwana w'Imana nukuri tugomba kwambara tukambara uko tubishaka ukambara ukikwiza umuhanda ubonye abagabo bakureba oya ahubwo wowe waruteje impanuka ari basi barabibonye kamera basi ngeraho basi bazavuga babuzamurira hasi rumwe batubwiye iyi ni imyambarire igezweho waruteje impanuka waruteje impanuka ndabibonye wagenda ariya ni bwa buhehe nose ngamunde unambaye gute aba bahagaze n'abari bajya gutabara batwaye imodoka none abanyarebamo na hano naho batanose ahubwo yuwe hose biri kazi urabona ko ntago ari nge wari kumanura yes ariko twambaye inyenyeri ariko se iyi ni inyenyeri igaragaza iberaho rigerekera ngo imirimo mbere cyane ni ibintu by'umugisha noneho twifana kuri mama waPampe tumushyira ari umukobwa wawe nyunguye uyu se ari umukobwa wanjye komantere kuri ari umukobwa wawe wibyana hari umukobwa wanjye ariko byaterwa nuko yaba yitwa ku ruhande oya kankubwira ubita ku ruhande kankubwira oya uranamuzi ndamuzi none umubyinnyi mwiza pe mu makiripe urumva mu video ya Nessa arimo n'amakiripe atandukanye ni no mu masuzi mwiza n'wanamukenyera no kuri screen hariho nomero zacu aranamasura urumva ni umubyinnyi mwiza reka namubwire oya ariko kuki mukunda gukata mu mugiye bakata iki ahubwo rero niba ari umubyinnyi kandi mu masuzi umva se mo bebe umva se wakina ujye uzana ku mafararata ujye uzana ku mafara n'ubundi wamaze byararangiye ntacyo nzagarura ibyaryoshye ajya azana ku mafara ku madora twiriye twinywe tuzana amafara nose ubu wamugarura akagaruka amafaranga ngomba kuyabaha ahubwo mbabara ntabwo nakwirwa n'umwanya no murekera twacece yes tuve ku bindi kabisa murakoze ahubwo hari ibintu byaje abambebe nyine beza urabona babyita ngo guseyinga ugasanga umubebe bamwemereye kujya Dubai ugezeyo uzi ibintu babakorera ntabwo mbizi kumbuzi yuko ugiye kubonana n'umugabo koza ajya mukora sex ahubwo bahise bagutegeza zambwa zabo icyo kintu mukizi imbwa nyambwa se yes imbwa nyambwa urumva ahantu ibintu bigeze tugume twirongorerwe n'abintu hani bari kuri kw'Imana kuko ahantu ibintu bigeze ibintu byafashe indi ntera barimo imitimbwe ibaze bakakurongoza umutimbwe urumva ukuntu ubwo bugome kandi baba bafite ibintu ntabwo ari keza kana sika twakibora gusa birahari ariko ntago wageze ujyayo oya ntago ndajyayo ahubwo hari abashuti bavuyeyo bakubwira ati umutimbwe waramenaguye yes umutimbwe bikoze
abakobwa uzabagirira ibanga abahungu batazabatinya kubera ko niyo mpamvu bazanye puridasi cyane baba barapanutse none urumva ko biba bigoye ni ukuvuga mama waPampe ejo bundi hari umukobwa na hostinze avuga nyine ibibera ngo muri Omani no muri Saudi Arabia ariko abantu benshi bo muri Omani urumva bagize gutyo barambwira ati shyaka uwo mukobwa arabeshya kandi yambwiye urumva uyu ngo niwe ubeshya oya uwo mukobwa wundi uretse zombi ijwi yambwiye ngo ibintu bibera muri Omani urumva ariko hari umuntu ugize gutya urumva mu kanya wenda reka mbikumbishe gato nubwo n'abantu basabwa ko ubyumve gutagato Rwanda muraturusha ibintu se ndi kubyumva kubura kiriya kiganiro nabonye mwakoranye n'uriya mukobwa kweri ibyo avuga burara bize ibyo avuga mutoragura indaya ese buriya imyaka 2 yari ishize cyangwa yazanye uburaya bahita bamutumura ibyo yavuze nabihakana kuko ntabyo mbona nabo njya numva rwose reka naburaya mani gusa nyine abantu baba bazi ngo dukora uburaya buraya mu Barabu reka turekera ngo Barabu yabihakanye kandi ngubu nakora muri kiriya gihugu kandi nigeze kubona umukobwa wo muri hara hakurya bare baramurashe igitsina pe aya mafoto yaracyaraca igitsina bamurashe igitsina urumva abantu ko bamurashe igitsina kandi yakoraga muri Barabu ntago baza agaciro kacyari Abarabu bose ntago ari beza urumva yewe reka mubwire niyo mpamvu uwo mukobwa avuze ati ntago wazana imikino mu Barabu ntago wazana mu Barabu kandi ndakumvishije bakumvishije ntago wazana uburaya mu Barabu ariko rero tuvina abakobwa bacu bava inama rwa mama waPampe bakaya kwishinga mu Barabu abazungutse batazi byaribyo ugasanga iki bahemba gusenya ariko nanone barariwe ariko ari n'umukobwa nazanye mu kiganiro amaze yavuye muri Saudi Arabia asanga na mama yaranapfuye ariko yagiye muri Saudi Arabia ari ahantu heza agiye mu kazi ko gukora akazi akora Abarabu mama papa uzo mwana kwa nyuma na kwa mbele na kwa juu yaje umwana w'umukobwa urumva yiranjika nkaho ari hehe yambara bya bindi twambara urumva rero twambaraga kera ntago ari bose urumva bakora ibi ngibi ariko amahanga arahana ni ukuri Uwiteka mworohereza ubwo burwayi buravuna umuntu warameze gutya afite ikibazo ni ukuri Uwiteka amufasha mworohereze iyo amabarira ibyaha bye amukiza ubwo burwayi abafana banyu bamukurikira muri Oman Saudi Arabia Mozambique South Africa United States mwese za Canada n'abanyakiye mwese ndabakunda mujye mungira inama mujye mujya muri komantere ntago tubashebeje akariho karavugwa tuvuze inkuru twabumvisho ariko si bose reba natubwira ati hari ahakurya imbwa zabo zazi z'inzungu zikora akazi ariko ziba zaranatojwe akaba ari ibibwa shaho shaka burira inyama n'ibiki bakanazoza si inyama mwebwe ni muzirya ubwo nzizi wanzanzigabura umugabo ari unyikora wapi mutimbwe zaninzi hanze nde umusore nzimwazirye bari unyikorera giyondani ni muyimamarira guteranya n'inshuti umugaragu w'inda ukaba umugaragu uva mu Rwanda rero ukajya n'ahandi cyane hano mu Rwanda nta kintu inzara idakoresha munda nta kirimo wakora n'ibyo ukora ariko ikibi ni ukwica umuntu bavuga ngo reka tugumane ahangaha tugume iwacu tugume ngaha turya imboga turye imbwija turye ibijumba turye ibishyimbo turye ibirayi twigumira kandi ni ukuri twifuriza abanyarwanda n'abafana bacu tubifuriza umwaka mushya abagabo bo mu Rwanda bararyoha ni ukuri abagabo bo mu Rwanda mubarye bararyoha wayanditse abagabo bo mu Rwanda ufitemo nk'abangabo turya abagabo bacu bazabarye ngo babamara abandi bakobwa bose barya iki wakina bagiye kubarya bose ntibazabarya ahubwo bajye babaha
gisobanukirwa n'ikinyarwanda wa kino umugabo wo mu Rwanda bajye bamushegera bamushegere bamuhe icyo abasabye ko tanga icyo ufise yego rata dada kwanjye nishonga ibibazo ni gwanke nukuri ngo ni gutanga icyo ufise hari umuryo kujya muri komatire ngo mbega umukecuru bw'imvuga nyandagazi ngo mbega inda y'umukobwa mbega inda y'umukecuru muri komatire barabivuga aba bana mutwihanganira ibiriho cyangwa rero twebwe twe turimo twigisha niba byarabibayeho kuri bo birabareba kuri aba bantu se njyewe rero ntabwo turi kubavuga ariko njyewe ariyo mpamvu we ngenda basabye rata nimba avuga nawe nka mujye mumvuga ni nabyo mbashaka nawe bashaka umuntu mvuga ukunda abanzi bawe nkunda abanzi banjye mva ari inkuru mugenzi wacu Ndahiro Valence Papi yakoze aho yafashe yajya gufatana amakuru asanga urumva umugore marasambana uzi ijambo umugore yasubije muri interview yatanze ngo nicyange uwo nzajya mbona wese nzajya nkimuha ahita avuga ngo ninjye ngo Ndahiro Valence ngo asanze ari icyabo batanze ngo ndigaruke nawe basomye ati icyo ukavuga ikinyuma nicyange uwo nzajya mbona wese nzajya nkimuha ariko nanone ku burenganzira bwe ni iki ariko rero uriya ni umutungo uriya ni umutungo umuntu uvukana uriya ni umutungo wimukanwa ni inzu ye ni amafaranga ye ni botike ye ni umwana we ni byose bye ariko rero kurikira gato abatukire mu byumba gato wewe ari kumuca inyuma nta muntu wamunyeretse nta muntu wavuga ati genda urebe runaka njye namwifatiye gutya umuntu ni kandi mwifatiye uzi iki cyabaye umugabo asigaranye ikariso ngo deni ikariso ari abengiye oya niyihangane rwose niyihangane buriya yabikoze n'ababwara abaganga babishoboye ntagende bamuha umuti babone kuzamuka ku ipfunwe ariko ubuzi by'abaganga batanga iyo miti hari abaganga batanga iyo miti sinima bubagirwa kandi baba bababwete bitanibuka umuganga abagabo baca inyuma babazane hari umuganga utanga iyo miti reka namwamamariza muhamagare kuri 079091 wavuze izina rye 078 urumva 0790 urumva asa mwamamariza ntabwo yanyishyuye oya ariko kuki ubundi ineza iragaruka ngenzi umuntu utanga wa mugabo bita muganga amatovu uriya mutarawutanga urumva muganga amatovu azanyishyure azakwishyura ariko kuki mukunda amafaranga none kwamamaza kugira ngo tubone cyane oya nabyo arawutanga ryari umuntu yawuhaye amaye n'ubu umuhungu yakoze n'ubu umusore yakoze ibya 079018 296 cyane mucyaro busobanuye amagana mere kuri screen yawe nari shakundi busobanuye ari hasi amavangingo ngo ibisambo imitungo shimyeyo ngo nibiki ariko nanone akora ibyo bita delivery urumva abari kure nabo bakabasanga akanaboherereza muhamagana nomero azanyishyura wayivuze ako kantu kuri screen ni imbere cyane wakina kenshi usanga ngo hari ibiganiro byanyuraga kuri radio mu cyaro cyitwaga ngo tuzubake icyo kiganiro cyaje guteza impaka kuri radio baragihagarika byangombwa ko bashyira n'umushangazi wacu na mushangazi Jeni nawe yakoraga ibiganiro byo bitandukanye urumva yakuvuga ngo abana barabyumva ngo nibiki bashasatse jijoro kandi abana b'iki gihe babaye bagasuku kenshi na kenshi uko zikigeze zisenyuka umwana azajya kwishura afite umwana umwaka ntago aba yagiye kwiga ubwenge wakina kubwiga se urumva kenshi na kenshi yagiye kwiga ubwenge kenshi na kenshi abagore b'ikigenzi gemena benshi usanga umugore arampfubye nk'ubu ngo hari inzu maje kubanamo abagore b'abagabo bajya muri batanu urumva ugasanga umugore urumva afite nk'umugabo w'umbuga ari ufite amafaranga yagiye kukana k'imyaka 22 ufite barabana bari kubabinda we yaba n'umukobwa yaparitse vewiti anawagasara agasha
avuye kwiga yambaye ya myenda ndi kubiya agahita arya ikinini gahita avuga ati ariko rero avuga ati ngenda nibo ndi gushaka nyine bareka tubagira inama bariya bagabo mwane batuba nk'umuti bo kujya babaca inyuma batubabarire kandi ikindi mwabagore mwe kugira ngo abagabo banyu batagomeza guhotera aba bana bato mwibuke mumenye systeme muzana udushya mu buriri urumva mumenye amaposteri atandukanye sibyo ibyo bintu impamvu umugabo azabona umwana hari akamushegera nuko azi uko namuzamura akaguru kazaza hari umuntu wambwiye ngo gitanga nk'umukongomani nibyo cyangwa se byo twakomeje gukata mwana ese nkuteze icyakase vuye kunywa amazi waPampe reka kanatambitse bigatuma nywa amazi ka kantu ni keza ariko karataha ako kantu ni kabi pe ntabwo ari kabi Tony umwana wawe uzabyara akazabona bino biganiro n'ibintu bihoraho azaba atari ku mama biravugaga nta soni yabyaye umutima umwana nzabyara cyangwa umwana nabyara umwana wabyaye n'undi uzabyara ariko mbarabizi kaba ari akazi urumva ni akazi kuba wigisha abantu ni n'impano ikomeye cyane yes kandi ibindi byose tuba dukora tuba dukina amafilime yes ibintu nyine ubu urimo gukina filime ubu ngubu ndi kwigisha ubu uri mu kazi ubu ndi sawa ni akazi ndimo ndaganira abapape banjye bifuriza umwaka mushya muhire bifuza kugira ngo bazakomeze bambe bamva izina ni ryarindi tuganira n'amanigamani tugomba kubigisha uwumva yumve utumvishe ni akazi ke mama pampa umwaka urarangiye n'undi uratashye usigaje iminsi mikeya hari byinshi wari witeguye wenda wagezeho cyangwa utagezeho ni nk'ibi hari nyine hari byinshi yari yiteguye buriya ni kwa kuvuga ati mana twaretse nkasubiza ko nari ikiragi wakina ko wasanze narashegeye hano reba igihe wategereje kugira ngo ube inzu ngewe nkaba nyiri umukara ngewe mbasha kwisubiriza ngewe nshimye abapape banjye abantu batumye nitwamo abapape n'abatumye rikomanana n'ubu ibikorwa nagezeho muri uno mwaka nashimishije abafana nshimisha abana batoya kandi ntabwo nabashimishije mvuga ngo nabakirigise cyangwa ngo nabashimishije mu biganiro twakoranye kandi mbashimira cyane ko bagiye bankurikirana nibarekane naho dukora agashya k'umwaka utarimo igiharwe bawituye 2024 none reka mvuga ibyo numva urikana subaye iki kutigisa ubaye iki kutigita mukobwa ubaye kutigita ubaye iki umuntu ubaye iki kuri buratigita numve munsi gituba nugira ikibazo abapape bangira rwo nukuri mureka dutangira umwaka utaha 2024 tutwika n'abatipe bavugaga ati mama papa tuzatuzamure nimuze dukora akazi ibintu byaca no biri hejuru biri mu kazi kandi tubikore twiyubaha tunabikunze tunezerewe tuvuga ibya cano ikumariye iki nari nzi igifaransa ko kano akambere ngo ukome cano si igifaransa n'icyongereza ibyo nari mbizi nari nzi kwambara rinete singize umutwe nazambaraga mu maso ariko ndi mu gahanga ni hano hejuru hakina nari mfite igitambaro ku buryo wakuraga mu mujyi ukawumenera mwena kuwiteka ni umunsi urimo n'abana umva ukivuga ngo hari umukecuru warogesheje wari uje warigize nawe niga ngashaka gusimbura uwo nguwo ngo wamugere ku muganga ngo mutaye ng'induba ari tuba ku bitunyuma nk'umwe wishaje umushatsi akabona se yarazanye riyasine yarazanye ntabwo yanguba ngo bikunde kandi uwiteka yavuze ngende gatoya ntabwo ndi gakuru ishyamba se z'amashyamba ukuntu angana wowe ariko rero uri kunteranya na cya gikecuru kandi noneho njye ndi n'umukecuru kandi burya ariko ntuzashaka umuntu uguca inyuma mwana aribyo turi kwanga ubundi se yaza agaca inyuma ajyanye ahubwo mva ndakwiyamye umukecuru ukomeza iyo mu cyaro nanjye mbakomeza mu mujyi cawa mu bebe njye ntabwo ndasoza ntabwo urasoza njyewe mfite ikibazo cyo kujya kunyara turi kugana ku musozo nyine abantu nyaboneka urabona ko turi ku mpera z'umwaka sibyo ndabizi ko hari ibyo
hari ibyo mutagezeho sibyo, hari ibyo mugiye kugeraho, noneho hari imihigo mwahize sibyo, iyo mihigo mwahize mukabona iri musoza nimwibuka gushima Imana. Ni ukuri hari uburyo wavugaga ngo Mana ngo mfasha ngo nindangiza ngo iki kibanza ngo nyubatse ngura mwaka utango nzagushima ngo nimva ngo muri ibi urumva nyine ufite imihigo wahize uvuga ati baranihiguka nzajya imbere yawe gushima, ugasanga rero yarabyibaye ariraye mwakibutse gushima Imana kugira igomeze bamenenemo indi migisha myinshi sibyo, mukamenya kandi ikindi mwa mama we mugomeze mwiyiteho mwibuke kwiyitaho sibyo. Ikindi abantu badukunda sibyo, yego sheri akarimbo nangiye kugutura nashaka twikaye bakagaruka nago nicana nago nsanze harimo undi mpamvu abamo niyo muhigo nuyigure Yesu we birutwa no kutawuhiga muhigo nuyigure mwami wanjye birutwa no kutawuhiga. Uduhiza umuhigo yuko umwaka utaha tuzaba turi kumwe n'abantu bacu turi kuri cano tunezerewe cyane mwubahwe. waPampe tumushimire cyane. Toni nibyo yavugaga ngo kuba warahize umuhigo ugasoza umwaka utawuhiguye nuravuze ati Mana ushimwe kandi uhabwe icyubahiro ko ndi muzima, hari abagiye batakiriho kandi Mana nari mfite ibihumbi 5 ubu mfite miliyoni kuri konte. Mana ntabwo nari mfite inshuti z'abanyamahanga urumva zandemeye urumva ariko ubu narazibonye arabona vuba nanagiye. Ariko reka mbwiye Toni uzituma ngira nanjye nta kantu ratamise kagukoraho uzima mubwiye reka nshimire umudiaspora cyose mba nkubwira wamfashije kugira ngo ngore cano